umva ukuri ubwami bw'Imana bumara irungu. Ku isi habaho ubwami bw'uburyo bwinshi, hari ubw'ubwoko, hari ubwa politike, hari ubw'imigabane. Mbese umuntu wese aba afite uko atwara n'uko ayobora n'icyo agamije. Imana nayo ifite ubwami, ariko ababugezemo intego ni ukumara abandi irungu, kandi ubwami bw'Imana bumara irungu. Umva ukuri. Yesaya 32 hazima umwami utegekesha gukiranuka. Abacamanza be bazabategekesha imanza zitabera. Umuntu azaba nkaho kwikinga umuyaga. Ndasoma kugira ngo wumve ubwo bwami bw'Imana, we kubaririza bitewe nuko muri Matayo 24:14, kandi ubutumwa bwiza bw'Imana buzigishwa mu isi yose. Tega amatwi rero umva ukuri. Muri Yesaya hatwereka neza ubwo bwami uko buzabuteye. Haranditse hagira hati 32 Yesaya, dore hazima umwami utegekesha gukiranuka, kandi abatware be bazategekesha imanza zitabera. Umuntu azaba nkaho kwikinga umuyaga n'ubwugamo bw'umugaru k'imigezi y'amazi ahantu humye, n'igicucu cy'igitare kinini mu gihugu kirushye. Amaso y'abareba ntazagira ibikezi kezi, kandi amatwi y'abumva bazayatega. Ngo ubwami bw'Imana. Umuntu azaba nkaho kwikinga umuyaga. Ibande se uwo muyaga n'uwuhe? Imfubyi ihabonera ababyeyi benshi baguha kandi bakanagutabara, kandi bakakurebana ijisho ryiza. Ubwo imfubyi bayikinze umuyaga. Kubura ababyeyi, kubura so na nyoko, ariko ukagira mu bwami bw'Imana uba ufite ababyeyi benshi. Umupfakazi ahabura uwo bashakanye, ariko mu bwami bw'Imana akabona abajyanama n'abamukorera n'abamufasha kurera no kumutabara batikanyiza. Ndasubiramo, umupfakazi yari mu bwami bw'Imana niko kwabura uwo bashakanye, ariko mu bwami bw'Imana akabona abajyanama n'abamufasha kurera no kumutabara batikanyiza. Ni Yeremiya 49 umurongo wa 11. Mu bwami bw'Imana bumara irungu. Yeremiya hati, somye neza Yeremiya 49 umurongo wa 11, hagira hati 11, haranditse hagira hati, siga imfubyi zawe nzazirera, n'abapfakazi bawe banyizera. Urumva ko mu bwami bw'Imana niyo umuntu asize abana, ariko Imana imuha isezerano ryo kuvuga ngo nzazirera. Ntiyazirera ikoresha abamarayika, ahubwo ikoresha abantu bayobotse ubwami bwayo. Inshike cyangwa se utaragize abana, wenda barapfuye cyangwa bataravutse, inshike iva mu bwigunge igatuma bishaka itabanje guhendahenda. Abo mungana bakakubera inyunganizi, abato bakajimbuka kumara irungu. Umva ukuri. Ni Matayo 12:49-50. Hatwereka neza ko iyo umuntu ari mu by'Imana, ari mu ngoma yayo, ariko nta bana afite, abafite abatabazi n'ubundi, abafite inyunganizi, abafite ubutabazi bworoshye kandi bumuri hafi buri gihe. 49 hati, arambura ukuboko agutoya. Ndasera 48 aravuze. 47 umuntu aramubwira ati, nyoko na bene so bahagaze hanze baragushaka ko muvugana. 48 nawe asubiza ubimubwiye, aramubaza ati, mama ninde na bene data ni bande? Arambura ukuboko agutunga abigishwa be ati, dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Urumva ko mu ngoma y'Imana umuntu ababoneyemo ababyeyi benshi, akagira abavandimwe benshi, akagira abatabazi benshi. Nicyo gituma ahangaha tubwiye ngo inshike ikava mu bwigunge, igatuma bishaka itabanje guhendahenda. Abo mungana bakakubera inyunganizi, abato bakajimbuka kumara irungu. Ikinege. Mu bwami bw'Imana ntihaba ikinege. Abagukunda n'abagushakira ibyiza biyongera, imirindi yabo igahamura abakwanga n'abagukengera. Ahangaha mu bwami bw'Imana ni heza cyane, nta kinege kibamo. Niyo mpamvu uba ufite abavandimwe benshi, uba ufite abagukunda, ufite abagushakira ibyiza biyongera, imirindi byabo bari kuza bagusanga, igahahamura abagukwanga n'abagukengera bakuziza kuba umwe. Rero
imigani 27 umurongo wa 10 n'uwa 11 hatwereka neza ko mu bwami bw'Imana nta kinege kibayo. Niyo mpamvu abantu bahisemo iyo ngoma y'Imana baba bafitemo amahirwe menshi cyane, kandi nifuza ko buri wese yamenya akanazirikana. Umurongo wa 10, tukareka inshuti yawe n'inshuti ya so, kandi ku munsi ugize amakuba tukajye gutabaza mwene so, umuturanyi uri hafi aruta umuvandimwe uri kure. Mwana wanjye, gira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye, kugira ngo mbone uko nsubiza untutse. Ndagira nti ahangaha niyo mpamvu menya ukuri cyangwa se umva ukuri. Mu bwami bw'Imana ntihaba ikinege. Abayoboke b'ubwo bwami bose biyumvanamo. Matayo 23 umurongo wa 8, kuko mwese muri abavandimwe. Gufatanya, gutabarana nizo mbaraga z'ubwo bwami. L'union fait la force. Gufatanya no gutabarana nibwo zo mbaraga z'ubwo bwami, kuko ubumwe ari zo mbaraga. Ni Matayo 25 34, kuko nari nshonje muza kunsura, nari ndwaye muza kundeba, nari nambaye ubusa muranyambika. Ni ukuri umva ukuri, ubwami bw'Imana bumara irungu.